Turakuramukije kandi shalom, tuguhaye karibu ku gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza, uhisemo neza kuza hano, nuhabwe umugisha. Cyane cyane mwebwe abakoze subscribe, abakora share, abakora like, mufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana amahoro ibahe umugisha. Nawe uje ari ubwa mbere utarakora subscribe, uyikanda ufatanye natwe, kandi like, kandi share, gukwirakwiza ubutumwa bwiza tubwiriza hano, duhishura bimwe byahishwe abanyabwenge ariko bigahishurira abaswa. Kuko ijambo rivuga yuko ubwenge bw'isi Imana yabugize ubupfu, niko ibyanditswe kivuga ngo ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu, kuko yategetse yuko abantu batamenya Imana biciye mu bwenge bwo mu isi. Bityo rero bwa bwenge bw'Imana buhishura amagambo y'Imana budakomoka mu isi ahubwo bukomoka mu ijuru, nibwo dukoresha duhishura ibimwe mu bihishwe. Imana ikugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye guhishura zimwe mu ngabo z'ikuzimu turwana nazo, bana b'abantu bahagarariye ikuzimu. Ingabo zihagarariye ikuzimu urwana nazo n'uburyo wabasha kurwana nazo. Mu byibuka hari ikiganiro twatambukije hano, turavuga ngo jya mu mwuka urwanire destination yawe, jya mu mwuka urwanire kubaho kwawe, jya mu mwuka urwanire umugisha wawe. Ntabwo ushobora kujya mu mwuka ngo utangire kurwana n'ibyo utazi. Ni ngombwa kumenya icyo urwana nacyo, n'abo urwana nabo, aho baturuka n'aho bakomoka. Ni ingenzi cyane. Mu gisirikare tubona umutwe cyangwa igisirikare cyitwa ubutasi, gishinzwe ubutasi, bushorwamo amafaranga menshi. Ubutasi ni ugushaka amakuru ku mwanzi wawe, bityo rero ukagira ubumenyi buhagije ku mwanzi wawe, aho ari, aho akorera, ibikoresho afite, ibintu nk'ibyo n'ibindi n'ibindi. Ni ngombwa rero yuko kuri wowe ugamije kurwanira umugisha wawe no kurwanira kubaho kwawe, kuko Imana yakohereje mu isi, ugomba kuyibamo ugasoza icyo Imana yagutumye gukora. Wamara kugikora ukava mu isi, ukongera ugasubira ku wagutumye. Misiyo rero watumwe ntabwo wayishobora kuyigeraho utabashije kumenya yuko, utabashije guhangana n'imbogamizi n'inzitizi uhura nabyo. Imbogamizi n'inzitizi uhura nabyo rero ugomba kumenya aho zituruka, ugomba kumenya aho ziva. Niyo mpamvu rero tugiye guhishura ku ngabo z'ikuzimu. Ariko mbere ko duhishura ku ngabo z'ikuzimu turwana nazo mu isi y'umwuka, ingabo z'ikuzimu turwana nazo mu isi y'umwuka izo arizo, reka tubanze dusenge. Mana nyir'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, Uwiteka ubera hose icyarimwe, aka kanya duhamagaye umwuka wawe n'imbaraga zawe kugira ngo bitugote hano turi, mu izina rya Yesu. Nkumiriye imbaraga z'ikuzimu, nkumiriye imbaraga z'abademoni, nkumiriye imyuka ibungagira, izerera, irwanya kumenya Imana, irwanya ijambo ry'Imana. Aka kanya umuriro w'Imana uyitwike, ihunge aho ndi, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Aho ndi ubwami bw'Imana buhagote. Mwene data aho ari kumvira ubu butumwa yicaye ari, ndahamagara umwuka w'Imana kugira ngo umugote iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ubwami bw'Imana bugota aho yicaye, bugota aho ari. Ubwumva ari mu modoka, ubwumva ari mu rugo, ubwumva mwama ari mu kazi, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, wumva aya magambo aho ari hose, ndatura ngo umwuka w'Imana umwambare, imbaraga z'Imana zimuzenguruke, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Wa mwuka wera udufasha kumva, udufasha gusobanukirwa, mwuka wera injira mu gutwi kwacu, fungura amatwi yacu abashe kumva no gusobanukirwa, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kandi uwumva wese yakire, ajijute, yambara imbaraga, amaso yaheze arebe cyane. Ni mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen, amen, amen. Zirikana ijambo yavuze ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya. Wowe rero ugomba kwicomora mu bumva ntibamenye,
ahubwo ukaba mu bumva bakamenya bagasobanukirwa. Niyo mpamvu mba nsengeye amatwi yawe kugira ngo uhabwe kumva ndetse uhabwe gusobanukirwa. Reka rero twinjire mu biri ibi ngibi mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka isi iyi ngiyi igaragara, isi ibifite imibiri, isi ituwe abantu. Isi ijambo ry'Imana rivuga yuko yahawe abantu. Isi turimo iyigaragara yahawe abantu. Abantu nibo bemerewe kuyituramo bose bonyine. Ubundi ibindi byiza hano ku isi ntago byemerewe gutura hano mu isi. Ntago byemewe gutura hano mu isi. Ibitura hano mu isi bitari umuntu, ni ukuvuga ngo biba byaviyoye amategeko y'ijuru. Ijambo riravuga ngo isi, ijuru ni iryanjye ariko isi nayihaye abantu. Ni ukuvuga ngo nushaka uvuge ngo isi nayihawe n'Imana, aho ngaho ukureho abantu rusange, ahubwo ushyireho wowe nyirizina. Wature ko isi yahawe wowe. Yes. Noneho ibi ni ibintu ugomba kubanza kwishyiramo kandi ukumva ko ari ibyawe. Isi yahawe abantu kandi mu bantu nawe uri umuntu. Ijuru ryo ni iry'Imana bwite. Kurijyamo bisaba kurikorera, ntabwo kurijyamo ari ugupfa kurijyamo gusa. Rizajyamwo n'abatowe kandi barikoreye, ariko isi yo Imana yayihaye abantu. Noneho sasa iyi si yahawe abantu ituwemo n'abantu. Umuntu akaba ari ikiremwa cyihariye cy'umwuka w'ubugingo kiri mu mubiri. Umuntu ni ikiremwa cy'umwuka cyihariye cyambaye umubiri, gituye mu mubiri, gishobora gukora akazi icyarimwe. Kikaba cyakora akazi mu isi y'umwuka, kigakora n'akazi mu isi ifite imibiri. Aho niho ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu ni iki? Ko wamuremye akenda kumera nk'Imana hakaburaho hato, ngo wamuhaye gutwara ibyo waremye, ngo kandi ibintu byose wabishyize munsi y'ibirenge bye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukuvuga ngo rero menya ko uri ikiremwa kidasanzwe gifite imbaraga zihariye, kuko ubasha gukora akazi mu byiciro bibiri, cyangwa se ugakora akazi mu buryo bubiri icyarimwe. Ushobora gukora akazi mu buryo bubiri icyarimwe. Ushobora gukora akazi mu isi y'umwuka, ugakora n'akazi mu isi ifite imibiri icyarimwe. Umuntu rero ni umuntu udasanzwe. Ariko ikiremwa cy'umwuka cyo, ikiremwa cy'umwuka aricyo twita abamarayika. Bo ni abamarayika bambaye iki? Nta mibiri bagira. Kugira ngo kenshi na kenshi bakore hano mu isi, bibasaba kugira ngo bakenere umuntu, cyangwa se umuntu abakomandinge, ababwire ngo mukore. Reka tuve aho ngaho, ubwo bumenyi tuzabugarukamo mu kindi gihe gikurikira. Rero tugiye kubona igihugu cy'umwuka. Hari ibihugu bibiri tugiye kuvuga by'ingenzi byo mu isi y'umwuka. Ibihugu bibiri biri mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga isi y'umwuka tuba tuvuga isi itaboneka, isi itagaragara. Nituvuga isi y'umwuka ujye wumva ibyo ngibyo. Noneho sasa isi y'umwuka, iyo tuvuga ibihugu bibiri biyigize, tuvuga ikuzimu tukavuga ijuru. Ikuzimu tuhabona muri Bibiliya inshuro 111. Ni ukuvuga ngo ikuzimu Bibiliya ihavugaho inshuro zigera mu 111. Ubwo cyo rero Bibiliya ivuga inshuro 111, usibye niyo yakivuga inshuro 111, ikivuzwe kuva kuri gatatu. Ikintu cyose kivuzwe kuri gatatu muri Bibiliya, icyo kiba ari ukuri. Abantu baba bagomba kukitaho, bakacyitondera, bakakiga, bakakimenya. Noneho rero sasa Bibiliya iyo ivuga ku gihugu cyitwa ikuzimu, cyangwa ku isi y'umwuka yitwa ikuzimu, inshuro 111. Ijuru, igihugu cyitwa ijuru, nituvuga ijuru wumve ni igihugu cy'umwuka, nacyo kivugwa inshuro 696. Noneho rero izi si z'umwuka zombi uko ari ebyiri, ikuzimu no mu ijuru, haratuwe.
hatuwe n'ibiremwa by'iki by'abamarayika. Ubu bumenyi mu kubwakira, mu kubwumva, buragufasha kuzajya urwana intambara zawe. Ikindi, biragufasha kumenya igihugu ugomba kuba ubarizwamo. Hano mu isi ifite imibiri rero, buri wese agira isi y'umwuka abarizwamo kandi akoreramo. Ni ukuvuga ngo iyo atari intumwa y'ijuru ngo aba ari muri kote y'igihugu cyo mu ijuru, aba ari muri kote y'igihugu cy'ikuzimu. Tubonye ko ikuzimu havugwa ari igihugu cy'umwuka kivugwa inshuro 111, kandi tubonye ko ijuru ari igihugu nacyo cy'umwuka kivugwa inshuro 696. Tubona n'iyi si dutuyemo ituwemo n'abantu, tubona yuko isi ari isi nayo iyi ngiyi irimo ituwemo n'abantu, ari isi y'ibifite imibiri. Tubona yuko ijuru naryo ari igihugu cy'umwuka kivugwa inshuro 696. Izi nshuro 696 ni igihugu rero cy'umwuka nacyo kiratuwe, gituwe n'ibiremwa ariko ibiremwa by'umwuka. Ikuzimu ituwe n'ibiremwa ariko ibiremwa by'umwuka. Iyi si turimo ituwe n'ibiremwa ariko ibiremwa bitari by'umwuka gusa, ahubwo bifite n'umubiri. Noneho rero sasa ikindi tubonye nuko buri kiremwa cyose gifite umubiri, ndavuga umwana w'umuntu agomba kugira ahabarizwa hagati y'ibihugu bibiri, ba umuyoboke w'ikuzimu cyangwa uba umuyoboke w'ijuru. Ntibishoboka ko ubaho nta aderesi mu buryo bw'umwuka. Ugomba kuba ufite aderesi, ugomba kuba ufite aho ukomoka, ugomba kuba ufite aho ubarizwa, ugomba kuba ufite iwanyu. Nta nzererezi ibaho hagati y'ibihugu byombi bibiri. Buri muntu agira aderesi muri ibi bihugu byombi uko ari bibiri. Noneho rero sasa igitangaje rero, iki gihugu cyitwa ikuzimu gifite abagituye, gifite ingabo zacyo, gifite ubuyobozi bwacyo. Reka mbisubiremo, igihugu cyitwa ikuzimu gifite umuyobozi wacyo, gifite ingabo zacyo n'ubuyobozi bwacyo n'abagituye. Kikagira politike yacyo, kikagira imyemerere yacyo, kikagira ikoranabuhanga ryacyo. Mbega gifite ukuntu cyubakitse nk'uko ubona ibihugu byose biba byubakitse. Kikagira abakiyobotse. N'igihugu cyitwa ijuru nacyo nuko gifite ingabo zacyo, gifite politike yacyo, gifite ubuyobozi bwacyo, kikagira n'abagituye. Nk'uko iyi si turimo muri rusange ifite politiki igenderaho, ifite imyemerere igenderaho, imwe n'imwe ikaba ifite ingabo hano mu isi zishinzwe kurinda buri gihugu. Uko niko no mu ijuru bimeze. Noneho rero sasa reka dutangire dusome bimwe mu byanditswe, wenda mutagira ngo ndi kuvuga ibyo nivaniye mu mutwe wanjye. Aha tugiye kureba ibyahishuwe 5:13. Aho haratangira hatwereka ko ikuzimu hari abahatuye. Twongere turebe ibyahishuwe 9:11. Aho naho turahita hatwereka ko hari umwami w'ikuzimu. Reka dusome ibyo byanditse mvuze, hanyuma tubone gukomeza. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo waho wa 13. Handitse ngo, nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru. Hano barakwereka ko mu ijuru hari ibyaremwe biriyo. Ngo no mu isi, kumva ko no mu isi hari iki? Ibyaremwe. 3, ni kuzimu, kumva ko ni kuzimu hari iki? Hari ibyaremwe. Ngo no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga bati ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe y'umwana w'intama iteka ryose.
reka nsubire muri iri jambo ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru. Aho bakweretse ko mu ijuru hari iki? Hari ibyaremwe biriyo. Ngo no mu isi, hano bakweretse ko no mu isi hari ibyaremwe. Ngo ni kuzimu, hano icyanditse kikweretse ko ni kuzimu hari ibyaremwe. Ngo no mu nyanja, bakweretse ko no mu nyanja hari ibyaremwe. Ngo n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye kuri ya ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Kumbe ibyaremwe byo mu ijuru bifite ubushobozi bwo kuvuga, ibyaremwe by'ikuzimu bifite ubushobozi bwo kuvuga, n'ibyo munsi y'inyanja bifite ubushobozi bwo kuvuga. Ahangaha aya ni maarifa ambao umepewa. Ubu n'ubumenyi n'ubwenge ugomba kumenya ko ibyaremwe, ibyo byaremwe utabonesha amaso yawe biriho by'ikuzimu bifite ubushobozi bwo kuvuga, bifite ubushobozi bwo kugutongera, bifite ubushobozi bwo kuvugana n'abantu. Byaremwe byo mu ijuru nabyo bifite ubushobozi bwo kuvugana n'abantu. Tubona abamarayika bavugana n'abantu kwa Loti, kwa Aburahamu. Tubona Bikira Mariya avugana na marayika w'Imana. Nuvuga ngo kumbe ibyaremwe byo mu ijuru haba ari ibyo mu isi byose bifite ubushobozi bwo kuvuga. Tubona Satani avugana na Adamu na Eva mu mubiri w'inzoka. Ibyaremwe by'ikuzimu bifite ubushobozi bwo kuvuga. Reka rero dukomeze turebe ibyahishuwe igice cy'9 n'umurongo wa 11. Ahangaha icyo twagira ngo dushyireho umucyo ni uko ugomba gusobanukirwa ko ikuzimu wowe wajya gushidikanya ko atariho, ariho. Biri havuze injuru 111 kandi garagaje yuko hari abatuye bariyo, hari ibyaremwe biriyo bifite ubushobozi bwo kuvuga. Tubonye yuko mu ijuru hari ibyaremwe biriyo bifite ubushobozi bwo kuvuga. Tubonye na hano mu isi ibyaremwe bihari bihatuye. None rero dukomeze rero, nituvuga rero isi y'umwuka ujye umenya ko ntasi itagira ubuyobozi bwayo. Tugiye gusoma noneho ibyahishuwe igice cy'9 umurongo wa 11. Buri si ibifite, buri gihugu kigira ubuyobozi bukiyoboye, kikagira itegeko nshinga kigenderaho, kikagira igisirikare, kikagira etc n'ibindi. Nuvuga ngo rero sasa tugarutse rero hano ku byahishuwe igice cya 9 n'umurongo waho wa 11 hari amagambo naho tugiye kureba. Ariko reka turebe, tugiye kureba ko iyo ikuzimu ibihatuye nibe bishobora kuhava. Ngo reka duhere wenda ku murongo waho wa 9. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri ivuye mu isi ivuye mu ijuru. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru. Ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Kumbe ikuzimu hashobora kwitwa ahandi irindi zina ryaho ni urwobo rw'ikuzimu. Tubonye ko irindi zina ryitwa urwobo rw'ikuzimu aho ngaho mu kuzimu muri icyo gihugu. Ngo ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'iwitanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Ngo mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibya Scorpio zo mu isi zibasha gukora. Izi nzige zizava ikuzimu zahawe ubushobozi bwo gukora ibya Scorpio zo mu isi zibasha gukora. Izi nzige ni amashitani, ni imyuka mibi, ni zimwe mu ngabo z'ikuzimu, ni bamwe mu badayimoni ariko bazamuwe mu isi bari mu ishusho y'inzige, ariko zifite ubushobozi bwo gukora ibyo za Scorpio zo mu isi zikora. Ibuka ijambo Yesu yavuze ngo Luka 10:18, nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na Scorpio, ngo n'imbaraga zose z'umwanzi. Ubwo butware no ubwivanaho, ariko Yesu yaramaze kubutugabira. Reka dukomeze ngo ariko zitegekwa kugira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Uwiteka gushyira ikimenyetso cye kano kanya mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka. Ngo zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa Scorpio iyo iriye umuntu.
ngo muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona hato na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Ngo ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Urumva izi ni ingabo zizaba zivuye ikuzimu zije mu ntambara ya nyuma. Ngo ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu. Ni abadayimoni ariko bafite mu maso henda kumera nk'abantu. Ni inzige zivuye ikuzimu, ni imyuka mibi, kuko tubonye marayika afungura urwo rw'ikuzimu haturuka ingabo. Izo ngabo rero ariko zije zifite iyo sura Bibiliya hano irimo irakubwira ngo kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore, amenyo yazo yasaga nk'ay'intare. Reka twirukanke rero. Ariko 9 akavuga ngo zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma, guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagara akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Urumva ko iyi myuka ivuye kuzimu, izi ni ingabo z'ikuzimu zivuye kuzimu ariko zije mu ntambara. Ntabwo zije gukina, ntabwo zije gukinisha abantu no gujokinga n'abantu. Zije ahubwo kugira gute? Zije mu ntambara. Ngo reka dukomeze rero. Ngo kandi zari zifite imirizo nk'iya za scorpio, zifite n'imibiri mu mirizo yazo, zifite n'imbori mu mirizo yazo, zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zihabwa kubabaza bano abo muri iyi si turimo bambaye umubiri ngo amezi 5. Ibi ni bizabaho nyuma itorero rimaze kuzamurwa. Ariko hari ikintu nshaka kuvugana nawe muri iki gihe cya none biciye muri iri jambo, ngo zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu. Nagira ngo nkwereke rero ko ingabo z'ikuzimu cyangwa ab'ikuzimu bafite umwami. Ngo zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu. Mu Reheburayo yitwa Abadoni, naho mu Rugiriki yitwa Apolowon. Ishyano rya mbere rishize, dore ayandi mahano 2 ari bukurikireho. Ubonye yuko ingabo z'ikuzimu zifite umwami wazo. Hano rero izi ngabo z'ikuzimu turi kuvuga ni n'amashitani. N'amashitani cyangwa se abadayimoni. Abadayimoni Bibiliya ibagarukaho inshuro zigera muri 61. Aba ni abadayimoni. Aba bahoze ari abamarayika mu ijuru ariko baza kwigomeka ku buyobozi bw'Imana ihoraho, hanyuma baracibwa, baravumwa, bitwa abadayimoni n'ibivume. Noneho rero sasa aba nibo ngabo za Satani z'ikuzimu. Ariko hano mwese tubona Satani afite izindi ngabo. Ingabo afite izindi ngabo. Kugira ngo aba badayimoni bave ikuzimu babashe gukora, bisaba Satani kugira ngo aba afite izindi ngabo yitiza zitwa abana b'abantu. Nta muntu izi ngabo z'ikuzimu ntizibasha gukora, ntizibasha gusohoza inshingano zazo nk'uko bikwiye. Impamvu ni iyihe? Nuko isi yahawe abantu ariko ijuru rikaba ari iry'Imana. Noneho isi Satani akaba atagomba atayifiteho ubutware, ahubwo kugira ngo ayigireho ubutware bisaba kugira ngo agire abayoboke, abamwemeye bakemera izina rye, bakamuramya, bakamusingiza, bakaba bamukorera. Noneho rero sasa asohoza inshingano ze hano mwisi biciye muri babandi bamwemera, biciye muri babandi bamuyobotse, biciye muri babandi bemeye guhinduka abanzi b'Imana ihoraho, bemeye guhinduka abanzi bisumba byose, banga Imana bakanga n'ibyayo. Abanga Imana bakanga n'ibyayo, abo bisanga mu ruhande rwa Satani, bisanga bari muri kote y'igihugu cyitwa ikuzimu. Umwami wabo ubayoboye ari Satani, cyangwa se ari we uyu nguyu wiswe mu Ruheburayo ngo Abadoni, naho mu Rugiriki akitwa Apolowon. So uyu rero uyu mwami niwe uyoboye abo ngabo bose mubo mwisi. Ndayahunye mbisubiremo, mubo mwisi Satani ntiyabasha gukora akazi ku buzima bwabo.
ntiyabasha kuguteza indwara muri iki gihe cya none, ntiyabasha kuguteza krize, ntiyabasha kuguteza amahembe, ntiyabasha kuza gutyo ngo ibintu bipfe kuza ngo bikwisukeho. Bisaba umuntu uba hagati yawe na Satani, bisaba abagenti bamuhagarariye, abahagarariye ubwami bw'umwijima. Ndatura kugira ngo buri mwagenti uri mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana zimufyeke, moto wa Bwana umuripoe, upanga wa Bwana umufyeke kwa damu mana kondoo. Ndavuze ngo natuye ko umwagenti wese wa Satani uri mu buzima bwawe, umupanga w'Uwiteka umufyeke umukupakupe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo bishoboka ko Satani abasha gukora mu buzima bwawe nta muntu yahazanye. Hari umuntu uri mu buzima bwawe, hari umuntu uba utazi, hari umuntu wowe ubona ukamurebesha ukamubona mu buryo bw'umubiri ukagira ngo ni mugenzi wawe. Hari ahantu ubujya, hari abantu ubugendana nabo, hari abantu ubuganira nabo, wowe ukibwira ko ari bagenzi bawe ariko atari bagenzi bawe, ahubwo muri abo bantu harimo umwagenti wa Satani. Hari uwo mwamuvukana yaragizwe umwagenti wa Satani, hari uba ari mu muryango ari umwagenti wa Satani, kugira ngo Satani yinjize ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu muryango akaba afite umuhagarariye. Abamuhagarariye rero abo nibo twita muri Bibiliya ibita abarozi, ikabita abapfumu, ikabita abakonikoni. Nongere mbisubire, nuba Bibiliya ibita abapfumu, ikabita abarozi, ikabita abakonikoni. Ntibishoboka ko Satani yakora adafite aba bantu. Kugira ngo Satani asoze inshingano ze bimusaba kugira ngo bafite umurozi, bimusaba kugira ngo bafite umukonikoni, bimusaba kugira ngo bafite umupfumu. Rero mwisi mwuka rero ntabwo ubasha kubona umuntu ngo umenye ngo ni umurozi, ntibikunda. Urebesheje amaso y'umubiri wawe ntabwo wamenya umurozi uwo ari we. Uburozi ni mu mwuka. Benshi bagiye batasobanukirwa uburozi icyo ari cyo, bakibwira ko uburozi ari biriya bintu umuntu yakoroga agashyira mu mata ukanywa, agashyira mu cyayi ukanywa, mu biryo ukarya gutyo. Ibyo nyine ubwo ntabwo ari uburozi, ubwo ni ubugome bwa rusange nyine bwo guhumanya abantu. Uburozi ni mu mwuka. Isi ya none iyi ngiyi turimo, ushaka kuyikontorora, ushaka kugira nabi, ushaka gukora ibintu by'ubugome butandukanye no kugirira nabi abantu, bigusaba kugira ngo ujoininge yasi kuzimu, ukorane n'abamarayika b'umwijima bakwigisha ubugome, baguterekemo ubugome, baguterekemo urwango, baguterekemo ishyari, baguterekemo uburyarya. Buriya nushaka kumenya umurozi ukuroga, umuntu wese uba ukufitiye ishyari, ujye umenya ngo direct umwuka wa kirozi wamaze kumwinjiramo. Ntuzigere ugira amarangamutima ku muntu wese wamaze kubona yuko akugirira ishyari. Mu isi y'umwuka ni ukuvuga ngo ikuzimu, uwo nguwo bamukoresha nk'umwagenti wabo ku buzima bwawe, bamukoresha nk'uhagarariye ibikorwa byabo, inyungu zabo ku buzima bwawe. Inyungu za Satani hano mu isi ni ukwiba, kwica no kurimbura. Bityo rero kugira ngo izo nyungu zo mu gihugu cy'ubwami bw'umwijima aricyo kikuzimu zigerweho, bisaba kugira ngo habeho abahagarariye izo nyungu za Satani cyangwa se zo mu gihugu cy'ubwami bw'umwijima, bashinzwe kugira ngo basoze inshingano z'ubwami bw'umwijima. Abo ngabo rero ni bamwe muri abo bantu bazakugirira ishyari, yani agira ishyari ry'uko wari, agira ishyari ry'umwenda wambaye, agira ishyari ry'ibihe uhagazemo, mbega buri kamwe kose ubwo ureba usangiye agafitiye ishyari. Arimo araza arashaka kukubazabaza agira ngo amenye aho uri kuva n'aho uri kugana, ariko atari kugira ngo agushyigikire, atari kugira ngo agusengere, atari kugira ngo agufashe, ahubwo ari kugira ngo namara kumenya aho uri muragana n'aho uri muragana, aho uri murava n'aho uri murerekeza, amenye uko azirika, amenye uko ahambira, amenye uko ajya kuguteranya n'umukoresha wawe, amenye uko ajya kuguteranya n'inshuti yawe n'umufiyanse wawe, n'ibindi. Ujye umenya ngo direct najwemo narinjiriwe. Niba udafunze uwo muryango ngo uce connection y'uwo muntu uba ugufitiye ishyari, uzarangira
udageze kuri destination yawe. Bisaba kugira ngo umenye abo ugendana nabo. Umuswahili yaravuze ngo ndege wasiofanana hawaruki pamoja. Bisobanura ngo inyoni zidasa ntabwo zigurukira ahantu hamwe, ntizigendera mu itsinda rimwe ngo zigurukire mu kirere kimwe ziri kumwe. Inyoni zidasa ntizigurukira icyarimwe, ntizigurukira hamwe. Ndege wasiofanana hawaruki pamoja. Kwa hiyo sasa niba ubona uwo muntu mudahuje akugirira ishyari, adashyigikiye iterambere ryawe, adashyigikiye ibyo ukora, adashyigikiye ibyo ukora, kuki wikonekita nawe? Kuki ukomeza kumuha umwanya mu buzima bwawe? Ukumuha umwanya mu buzima bwawe niko agomba gusoza inshingano z'abadayimoni za Satani izo yamutumye. Rero ndatura kugira ngo buri ngabo ya Satani ugendana nayo mu buzima bwawe, aka kanya umuriro w'Imana uyitwike mu izina rya Yesu Kristo. Buri ngabo ya Satani ugendana nayo, Satani afite ingabo zitwa abantu, aribo twita abarozi, aribo twita abakonikoni n'abapfumu n'ibiki. None rero sasa utazibwira ngo umurozi ni umuntu mukuru gusa. Umwana yakuroga, umuntu wambaye costume yakuroga, umuntu wimakiya usa neza yakuroga, yasoza umugambi wa Satani ku buzima bwawe. Ni wowe ugomba gucana ku maso, ukajijuka, ugahuguka, ukamenya yuko hano mu isi ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri. Ugiye umuntu iyo atabarizwa mu gihugu cyitwa ikuzimu, abarizwa mu gihugu cy'ijuru. Iyo umuntu atari hano mu isi ngo asoze inshingano z'ijuru, aba ari hano mu isi kugira ngo asoze inshingano z'ikuzimu. Noneho rero sasa dusomye Matayo 6:24, Yesu Kristo tubona yaravuze yuko nta wakeza abami babiri. Ntibishoboka rero ko umuntu abamo hagati no hagati. Ntiwaba uwa Satani ngube n'uw'Imana. Uhitamo ku ruhande runaka ufata, uhatirizwa kugira uruhande runaka ufata. Sauf rw'ikuzimu ubu wa Satani, warizwe muri icyo gihugu cya Satani, nopfa uzamanukiye ikuzimu, mwizuka uzazukire kurimbuka by'iteka ryose, kuko ari byo uzaba warahisemo. Cyangwa se ukahitamo kuba umwana w'ijuru, umwana w'ubugingo, umuturage w'ijuru. Igihe uzava hano mu isi uzasubire mu ijuru, ujye kubana n'Imana iteka ryose ubuzira iherezo. Niyo mahitamo. Nta uhitamo rero ahantu habiri, nta ubamo hagati no hagati. Impamvu tuvuze ko nta ubamo hagati no hagati, Ibyahishuwe igice cya gatatu, Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo waho wa 15, handitswe ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubise. Nuko rero uko urakazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Urumva ko hano ijambo hano rivuga yuko umuntu iyo adakonje kandi ntabire, akaba ari akazuyazi, ni ukuvuga ngo arimo hagati no hagati. Ni ukuvuga ngo si uwa Satani, nicyo bishatse kuvuga, si n'uw'Imana. Ntabwo yajoyininze cya gihugu cy'ikuzimu ngo abe umunyakuzimu, kandi nta nubwo yajoyininze n'ijuru ngo yerure abo w'ijuru, ahubwo ngo arimo hagati no hagati. Bene uwo rero ijuru riramuruka. Kubera iki? Satani ntubumukorera ngo nibura basi uzabona ibihembo bye. N'Imana nayo ubwayo ntabwo uba uyikorera, uba muri hagati no hagati. Uyu munsi uravuga Imana, ejo ugasanga wajoyininze ibikorwa bya Satani. Uyu munsi nuvuga ngo ubamo hagati no hagati. Kizwa neza, joining ijuru, bumuyoboke w'ijuru, gendera ku mahame y'ijuru, gendera ku mahame y'ijuru. Viva ijambo ry'Imana, baho bihuye n'ijambo ry'Imana, baho bihuye n'iki Imana ivuga. Ambara imbaraga, senga ubudasiba. Jambo rava ngo musenge ubudasiba. Iyo biri tubwira ngo usenga ubudasiba, ni ukubera Imana ibyo ibona bikorerwa mu isi, ni ukubera abazimu, ni ukubera aba badayimoni ibona, ni ukubera aya magini ibona, ni ukubera aba bakozi ba Satani uburyo bwo badaruhuka. Kwa Satani ho ntibajya baruhuka, nta bakora amanywa na nijoro.
kubera iki impamvu bakora amanywa na nijoro? Bakora amanywa na nijoro kuko nta kintu bagira, baba bashaka kugira ngo bagere kuri byinshi, baba bashaka kwiba cyane. Niyo mpamvu usenga uyu munsi ejo ugasanga barakwatatse. Uvuga ngo ntabwo bashaka kubambura ibyo bakwibye, ntabwo bashaka kubambura inyenyeri zawe, ntabwo bashaka kubambura amahirwe bagutwaye, ntabwo bashaka kubambura amagara meza bakwibye, bashaka guhora bagutoteza. Rero biragusaba kugira ngo wegere umwami Yesu, usenge ubudasiba, kugira ngo dukomunikane n'iyi si y'umwuka. Twebwe mu ruhande rw'ijuru, twebwe bidusaba gusenga, bidusaba kwegera Imana kugira ngo turonke imbaraga. Twavuze ko umuntu ari umwuka w'ubugingo, ariko kandi umwuka w'ubugingo wavuye mu ijuru. Rero buri muntu atungwa cyangwa se buri kintu gitungwa, hari ibitungwa bigitunga. Umuntu wavuye mu ijuru witwa umwuka w'ubugingo atungwa n'amagambo y'Imana no gusenga. Ijambo ry'Imana niryo rituma wowe wavuye mu ijuru w'umwuka w'ubugingo wambara imbaraga, ugwiza imbaraga. Rero iyo utumva ijambo ry'Imana biragoye kugira ngo spirit yawe ibashe guhabwa imbaraga, kugira ngo umwuka wawe wambare imbaraga, nuko spirit yawe yumva ijambo cyane. Noneho uko ugenda wumva ijambo niko wowe w'umwuka urya ugakomera. Nk'uko umubiri kugira ngo ugire imbaraga usabwa kurya ibiryo bitandukanye byuzuye intungamubiri zitandukanye, niko n'umwuka w'ubugingo ari wowe nyirizina nyakuri, kugira ngo ugire imbaraga zinesha, zitsinda abapfumu, abarozi n'imyuka mibi yose ikwataka. Bigusaba kugira ngo urye ibyo kurya byitwa ijambo ry'Imana, urye ibyo kurya byitwa isengesho. Isengesho n'ijambo nibyo bibeshaho wowe w'imbere, bigakomeza wewe w'imbere, bikazakugeza mu bugingo buhoraho. Hanyuma uyu mubiri ubora rero utungwa, kuko wavuye mu butaka, utungwa n'iby'ubutaka. Nk'uko ubutaka bwabwo butumuka, nyine butumuka, ivumbi ritumuka, niko umubiri uwo wambaye ugushuka, uwo mubiri uwo wambaye wiratira, uwo mubiri wambaye ugutera ubwibone na bya bindi utunze by'uwo mubiri bigutera gusuzugura abandi, gupinga abandi bantu bose, ukabasuzugura ukoresheje ushingiye ku by'umubiri bishira n'umubiri ushira. Ibyo nibyo niko uzashira. Umuntu uteye gutyo azashirana n'umubiri we. Ndagusaba rero kugira ngo mu mwuka wawe huguka kugira ngo ukizwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhuguke kugira ngo mukizwe. Huguka kugira ngo ukizwe, Satani atakumira bunguri. Hugukira kugira ngo ukizwe, abadayimoni, abarozi, abakonikoni, abana b'umwijima batakwica imburagihe. Bakora amanywa na nijoro. Navuze ngo akazi kabo ka Satani ubwe no kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo ngibyo nibyo igihugu cy'ikuzimu, nuvuga ngo ikuzimu intego yayo cyangwa se inshingano zayo ni izo ngizo. Igihugu cyitwa ikuzimu, inshingano z'icyo gihugu, imigambi y'icyo gihugu, umurimo w'icyo gihugu cyitwa ikuzimu n'ab'ikuzimu bose ni ukwica abari hano mu isi, ni ukwica abari mu isi hano, ni ukurimbura abari mu isi hano, ni ukubateza ibibazo n'ibyago n'amakuba, ni kubatesha umutwe, kubabuza umutekano, kugira ngo barebe ko abo mu isi hano nabo bakwanga Imana, bagatandukana n'Imana, bakazashyana n'abahariya bakira gihugu cy'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo rero biragusaba kwambara imbaraga rero, kuko imbaraga ntabwo kuzambara binagoye. Ni ukwizera umwami Yesu Kristo gusa, akinjira mu bugingo bwawe, ukamenya yuko wowe umwuka utungwa, uba ukeneye kurya. Umaze kabiri utarya, urabizi, umubiri wawe umaze kabiri utarya wapfa, cyangwa se niyo utanapfa wenda urahungabana, nta rutege ugira,
maze gatatu nta rutege ugira utarya, kane gutyo, ku munsi wa karindwi ho waba wavuye mu buzima. Niko rero bimeze n'umuntu w'umwuka, iyo amaze igihe atumva ijambo ry'Imana, iyo amaze igihe adasenga, uwo nguwo aba umuntu w'umu weakness cyane. Abazimu, amagini, amashitani, abarozi iyo bamwatatse bamugaraguza agati. Rekeraho rero, wikwemera kugaraguzwa agati n'abarozi, wikwemera kugaraguzwa agati n'imbaraga z'umwijima. Yesu yaduhaye ubutware budasanzwe, aduha ubutware kuri iyi myuka yose, aduha ubutware. Umva, Yesu yaravuze ngo ninjye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, niwe ukinga ntihagire ukingura. Uwo twizeye afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, niwe ukinga ntihagire ukingura. Yaravuze ngo nzubaka itorero kuri urwo rutare, n'amarembo y'ikuzimu nawe yakinguka ntabwo azarishobora. Bamwe baba batinya kuzimu, ariko ntabwo ugomba gutinya kuzimu. Dufite umuyobozi mukuru wacu, umwami wacu witwa Kristo, nyiri imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Uwo yo yakinze ntawe ukingura, uwo yaduhaye ubutware. Aravuga ngo nabonye Satani agwa mu ijuru agwa mu isi ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira za nzoka za scorpion, arizo za ngabo z'ikuzimu. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Ndakwaturaho kugira ngo uhabwe imbaraga zo mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga, uhabwe ububyutse, uhabwe ubushake bwo kumva ijambo ry'Imana. Ntukabeho wumva udashonje, gira inyota. Ibaza umubiri wawe utajya usonza, ubayeho mu buzima udasonza, uwo mubiri ntabwo waba ari muzima. Niko n'ubuzima bw'umwuka, iyo butagira inzara yo kumva ijambo ry'Imana, ngo bushakishe ijambo ry'Imana, burya ijambo ry'Imana. Iyo ubuzima bw'umwuka butari gukora ngo umuntu asenge, ndagira nkubwire ko mu gusenga ushobora gukubita abazimu, ushobora gukubita abadayimoni, ushobora gukubita abapfumu, ushobora gukubita abakonikoni, ushobora gukubita izi ngabo z'ikuzimu ukazitsemba, kandi ukazambura ibyawe zanyaze byose. Nk'uko ubizi mu ntambara zahuzaga Abisiraheli n'Abanyakanani, Abisiraheli barimo barigarurira igihugu Imana yabahaye, barwanira igihugu cyabo kugeza igihe bakibohoreye, niko nawe utegetswe kujya mu ntambara z'umwuka. Nyuma yo kumenya ibingibi, nuramuka ugiye mu ntambara z'umwuka utaramenya ko kuzimu ihari, utaramenya ingabo z'ikuzimu izo arizo, ndakubwira ngo uzagwa muri urwo rugamba, uzagwa muri urwo rugamba, uzafatwa mpiri bugwate. Bigusaba kugira ngo kwanza ubanze umenye, wige kwanza. Imana igutraining, hari amakosi Imana ibancishaho mwebwe mukagira ngo muri mu bibazo. Imana yabanze, kandi ni ikosi. Umva nkubwire wa mugabo we, hari ikosi Imana igushyizeho, iragira ngo ikuvanemo umusirikare mwiza w'ijuru. Wa mukobwa iragira ngo ikuvanemo umusirikare mwiza w'ijuru. Wa mugore Imana irashaka kugira ngo ikuvanemo umusoda w'ijuru. Wa mukecuru we na wa musaza we, Imana irashaka kugira ngo ikuvanemo umusirikare w'ijuru. Ni umubiri usaza, ariko buriya umuntu w'umwuka ntajya asaza. Nubwo ushobora kuba ufite imyaka wenda wumva ko umaze gusaza, hashaje umubiri monsheri, ntabwo umwuka ujya usaza. Umwuka uhoraho ibihe byose, ndavuga ari umwuka, ariyo roho yawe, umwuka w'ubugingo kurimo. So Imana rero igucisha mu bintu runaka bisa nkaho bibabaza umubiri wawe, ariko igamije kugira ngo isuke wowe w'imbere, yubake wowe w'imbere, wewe w'imbere ube umusodo ukwiye, umusirikare ukwiye, ubasha guhangana n'umusirikare witwa umurozi wo mu gite cya Satani, ubasha guhangana n'ingabo z'ikuzimu, ubasha guhangana kandi ukaba warwanya ibitero byose ukabitsinda ukabisubiza inyuma. Ibaze Goliyati, ibaze Dawidi yataza kurwana na Goliyati, Dawidi akamutinya, ntabwo yari kuba wagombaga kuba we. Kugira ngo ubu ugomba kuba we, nuko ugomba gutsinda iyo mizimu, nuko ugomba gutsinda uwo murozi, nuko ugomba gutsinda ibyo bikurwanya. Nyuma yo kubitsinda uraza kwinjira muri Kanani, nyuma yo kubitsinda uraza kwinjira mu bisubizo. Injira mu ntambara, rwana n'iyo mizimu, rwana n'abo barozi, rwana n'abo bakonikoni. Ambara imbaraga zose z'Imana, utwara intwaro zose z'Imana, winjire mu kibuga cy'urugamba, ujye kuri tere. Jya kubohoza amagara yawe, jya kubohoza urugo rwawe, jya kubohoza abana bawe. Abo ngabo babaye ibirara, ni wowe usabwa kujya mu mwuka, ukajya kubambura abo bazimu, ukajya kubambura ayo majini, ukajya kubambura abo barozi babatwaye. Hari abantu banyazwe ibyabo. Muri Yesaya haravuga ngo aba ni abantu banyazwe ibyabo, barasenyerwa,
ngo babahisha mu mazu y'imbohe, ngo ndetse nta n'umuntu uhari wo kuvuga ngo ibyabo babisubizwe. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hari Yesu waje witeguye kugira ngo ategeke ibyawe ubisubizwe nuramuka uhagurukanye na Kristo ukajya mu ntambara. Muririmbyi ararimba ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, twarobanuwe n'umwami mwese mwiyereke. Umugaba araje mumukurikire, twashobora kuneshwa se. Yesu aturwanirira, twashobora kuneshwa se. Yesu aturwanirira, ntabwo tujya tuneshwa. Turi ingabo za Kristo zihangana n'ingabo za Satani. Turi ingabo za Yesu Kristo zihangana n'ingabo z'ubwami bw'umwijima. Va mu gisivili. Mana iragucisha ku ikosi kugira ngo ikuvanemo igisivili. Ikosi hari abantu bajya barigwaho kugira ngo ujye kuba umusirikare nuko urangije ikosi wambara uriya mwenda. Ambara umwenda wa gisirikare, injira mu rugamba, menya ibyo urwana nabyo. Wowe umenye ngo uri umwana w'ubugingo, umenye ngo uri umwana w'ijuru, ubarizwa mu gihugu cyitwa ijuru. Uko ubona abamarayika bo mu ijuru bahanganye n'abamarayika ba Satani kugeza igihe abamarayika ba Satani batsinzwe bakatabwa ku isi. Intambara noneho sasa Imana iremye umuntu, Satani yahise yimurira ya ntambara mu bantu, atraining ingabo ziwe zitwa bamwe mu bantu, aziha imyuka. Imana nayo ifata ingabo zayo hano zitwa abantu, iziha umwuka wera kugira ngo za ngabo z'Imana arizo ngabo za Yesu zibashe gutsinda ingabo za Satani. Uwiteka kwambika imbaraga, Uwiteka guhugure, Uwiteka kujijure. Va mu gahuge ko Satani yaguteje, va mu mwijima warurimo, va muri izo ntege nke mu izina rya Yesu. Ndagusengera kano kanya ngo buri ntege nke zose zari zikurimo zikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kano kanya ngo buri ntege nke zose Satani yakwanduje zikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo ubwoba Satani yakubitsemo bukuvemo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndagusengera kugira ngo mu mbaraga z'umwuka wera agahuge Satani yaguteje guhuga, ugahugira mu bidafite umumaro, bikonka bikagukuramo imbaraga zo gusenga, bikonka bikagukuramo ubushake bwo kumva ijambo ry'Imana, bikonka bikakurangaza ukarangarira mu bidafite umumaro, ukanezezwa n'ibintu bidafitiye umumaro, biyonona ubugingo bwawe, biguhuma amaso. Ndagusengera ngo ibyo bivemo mu izina rya Yesu Kristo. Huguka mu izina rya Yesu Kristo. Ubuhumyi Satani yaguteje ndagusengera ngo bukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Humuka kano kanya, humuka kano kanya, humuka kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Kurwamo intege nke zose wandujwe